nuko akicara ku ntebe y'inyarwanda nayo ivirinze gutya bicaragaho, nuko agatera akaririmbo. Ntabwo nzi ahantu ijambo yarikuye, nuko akaririmbo akavuga ati nta mutima unanira Yesu. Ubwo ni Yesu, niyo waba uri mu ibuye Imana yagusangayo. Iryo jambo naje kwitekereza nyuma yaho, kuko yashaje ndi mukuru, yasinziriye ndi mukuru, ariko nibaza atigeze ajya mu idini iri jambo kuki yasindaga akaririmba bimeze gute. Ubu rero ijambo ry'Imana Imana yabwiye umunsi ngo tuganire, mushiki wacu uriya mubyeyi yasomye isomo muri Mariko 9:23-24, aho umugabo umwe yari afite umwana ufite ikibazo cy'uburwayi. Uburwayi yari yaratejwe n'abadayimoni. Nuko abadayimoni rero bakora mu buryo butandukanye. Umudayimoni ushinzwe guteza intambara ntabwo ushinzwe guteza amazimwe yivanga mu by'intambara, ntabwo ushinzwe guteza ubukene yivanga muri ibyo. Abadayimoni ubu baba bamaze gutya, umwe w'umurangazi ashinzwe kurangaza. Nuko uwo mubyeyi yari afite umwana wari ufite ikibazo cy'uko yarezwe nabi. Burya mujya murera abana, rimwe na rimwe umwana agakora ikintu akamenya ikintu akagira gute. Bushize nari ndi hariya mbona umwana akinguye imodoka y'umuntu, mwizera umwana arambwira ati genda wihanize uriya mwana, ati umubwire atazongera. Burya bamwe badiyakora umukunda gutinya kwiteranya, kuko ubonye umwana ari uwa runaka, ariko burya si bwo umugiriye neza. Ntabwo uri kumugirira neza, ukwiriye kumwereka ikosa. Iyo umwana akoze ikosa ukamubwira ngo ndagukubita, ukamubwira ngo umwana gusa ngo ntuzongere, akabikora gatatu kane bana, umuntu ntakurizeho ikijyamo. Iyo dayimoni gutwara icyo ikakuzamura igakomeza, nawe ukagira ngo umwana nawe wamuhaye dayimoni. Uwo mubyeyi yari afite ikibazo cy'umwana wari warafashwe na dayimoni. Nuko igihe kimwe amushyira abigishwa be, ndavuga ba Yesu, nabo bari bari mu kibazo cyo gusiganira ngo uzaba mukuru mu bwami bwa Yesu. Nabo bahusha intego, ntibasengera umwana ngo akire umudayimoni wari waramuteye ikibazo. Nuko igihe kimwe, igihe Yesu yazaga mu kirorero, nuko umubyeyi yumva ko Yesu yaje, nuko afata wa mwana aragenda ngo amugeze imbere ya Yesu, ngo aramubwira ati mva, niba ubishobora giriza umwana. Yesu ahita amubwira ati uvuze ngo niba bishobora, ati byose bishobokera uwizera. Niwo mutwe w'ikibwirizwa, niwo mutwe w'ikibwirizwa, byose bishobokera uwizera. Nuko umugabo iryo jambo riragenda rimucumita mu mutima, rimaze kumucumita mu mutima, kuko burya Yesu iyo wizeye birakunda kandi akutahamo. Nuko maze ngaca bugufi aravuga ati ndizeye nkiza kutizera. Reka babwire, ikibwirizwa cy'uyu munsi kiravuga ngo ndizeye nkiza kutizera. Nubwo waba ufite ibindi bintu byinshi bikuri mu mutima, nubwo hari ibindi bintu byaba byarakuzanye muri iri torero, kuko ndabizi birahari. Urugero, hari abo twabatije kugira ngo mukunde musabe abadamu, cyangwa se mukunde muhindurire abahungu. Ndabazi kandi mwicayemo, bamwe nabahaye inzandiko, nabandikiye ubukwe, narabashyigikiye, abandi murabiteganya. Ariko nubwo icyo nacyo ari cyiza, icy'ingenzi gifite icyo kimaze ni ukwizera. Ni ukwizera, niryo rembo ryonyine. Uwo musaza aravuga ati mva, ndizeye nkiza kutizera. Kandi impamvu ubona wo mu gihe cya Yesu, Aburahamu, iryo somo nari ndangije, ni iryo muri Luka 9
Itangiriro 15 umurongo wa 6. Imana yaramuhamagaye ari iwabo, kandi muze kugira ngo mutajya gusoma musome ubundi barangira amasomo. Aburahamu Imana yaramuhamagaye iwabo, wari umuryango wasengaga izindi mana zitari Imana yo mu ijuru. Bafite n'umwuga wo kubaza ibiti, bakabaza ibigirwamana, akaba aribyo bagurishaga babyita ko ari Imana yabo kugira ngo bibaheshe imibereho, bagatungwa no kugurisha bene ibyo bintu. Ariko igihe kimwe Imana yaragiye iramuhamagara iramubwira iti va mu gihugu cyawe uze mbereke ahantu uzaba. Nk'uko nawe Imana yaguhamagaye ikagukura iwanyu mu muryango, ikagukura mu rindi dini, ikagukura hariya hirya cyane, ikakuzana ukaba wicara aha ngaha. Aburahamu avayo. Nuko uwo murongo wa 6 turavuga ngo nuko Aburahamu bimuhanirizwa no kwizera. Umuntu utizera niyo waba usenga umavuga ko utakayibene ushobora kugira ntibishoboka. Yohana igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo ariko utamwizera amaze gucirwaho iki? Amaze gucirwaho iteka. Kandi umurongo wa 16 bakavuga ngo kuko Imana yakunze abandi b'isi cyane cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute. Ariko nababwiye ngo niyo waba usenga, Bibiliya iratubwira ngo ntimugakunde guhagarara mu nzira no mu masinagogi musenga ngo kugira ngo abantu bose babarebe. Hano bashobora kuzamura amatwi cyane rwose akaboneza akagira gute, ariko igihe udafite kwizera nshuti yanjye, niba warazanywe hano muri iri torero no kugira ngo ubone umugore cyangwa ubone umugabo ukaba udafite kwizera, ukure. Igihe kimwe Yesu yari mu kirorero ari kumwe n'abigishwa be, kandi yari afite inshuti bitaga Lazaro. Kandi Lazaro reka mbibutse cyangwa se mbabwire abatabizi, muri Yohana 11 hatwereka inshuti ya Yesu ko yari Lazaro ndetse n'abashiki be Marita na Mariya. Ndetse n'ikimenyimenyi Bibiliya itubwira yuko iyo Yesu yumvaga akeneye kuruhuka, niyo yabaga ashaka kugira ngo afungure, yaragendaga akajya kwa Lazaro n'abashiki be, akaba ariho aryama akaharuhukira ndetse bakanimugaburira. Ariko igihe kimwe gihe yari ahuye n'abigishwa be yibereye mu kindi kirorero mo kwigisha, Lazaro yararwaye. Amaze kurwara Yesu bamutumaho bati inshuti yawe ukunda irarwaye. Yesu yiragaye. Abigishwa baravuga bati rero nubwo twagiraga bariko ni umunshuti we nta kibazo, none ko bamubwiye ko arenge ntajyayo biriya ni iki? Baragenda ndetse ngo baramwegera, kumva inshuti yawe urwaye ukaba utagira bite? Ati wicyo n'umukingo. Ku munsi wakurikiyeho noneho indi minsi yo yaraje avuga iti wa wundi ukunda noneho ko yapfuye. Babona Yesu nta kintu abyitayeho. Noneho igihe kigeze barashyinguraga Yesu ntiyajyayo. Abigishwa be barongera batangira gutekereza mu mitima, nabo barashidikanyaga natwe bati ntabwo yamukundaga rwose twamubonye. Ariko iminsi ishize nibwo yavuga ati noneho nimureke twerekeze i Betaniya. Abigishwa barongera imitima yabo idafite kwizera baratekereza bati ubu arashaka kugira ngo bahadutere amabuye, atujyanye i Betaniya kugira ngo badutere amabuye. None si icyane igihe yari arwaye bamutumyeho ntiyajyayo. Ubwa kabiri yapfuye ntabwo yagiye, none atujyanyeyo. Bafata urugendo baragenda kubera yuko Yesu yabaga ari kumwe n'abigishwa ariko n'abandi bantu benshi cyane. Hari abagenderaga hariya, abandi bakagendera hariya, ndetse abandi bakagendera birukanka. Kwa bashiki be uwapfuye hari abantu bari baraje ku kiriyo kuza kubafata mu mugongo. Hari abantu njya numva bavuga ngo ariko ubundi biriya bintu muri iki kiriyo ubundi ngo byavuye, ubuze ko ngo byazanywe n'abantu bavuye i Bugande, ahubwo ab'i Bugande nabo babivanye muri Palestina.
Palestine. Nuko bumvise yuko Yesu yerekeje aho ngaho, Mariya afata urugendo aragenda kuri Yesu, yikubita imbere ye aramubwira ati iyo uba uhano iwacu musaza wanjye ntabwo yarapfuye. Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera ntabwo yaba yarageze gute yapfuye azagira gute nubwo waba warapfuye, ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera ntabwo yaba yapfuye azagira. Nibwo yamubwiye Yohana 11:25, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera ntabwo yaba yarapfuye. Inzira zacu nizo kwizera. Hano dufite abantu beza kubatizwa, si umwanya wose ko tutarabashyira hano muri Yorodani. Igihe waba wizeye Yesu yakujyana. Mariko 16:16 haravuga ngo uwizera hagakurikiraho iki? Akabatizwa azagira gute? Azakizwa. Jayo Mariko 16:16 uwizera umva mwebwe mushaka kubatizwa. Niba winjiye muri uru rusengero, ikintu gikwiriye cya mbere ni ukwizera, ukamenya niba Aburahamu sekuruza w'abizera yaravuye mu gihugu cy'iwabo, nk'uko nawe wavuye mu miryango y'iwanyu, nk'uko wavuye muri gakondo z'iwanyu, nk'uko wavuye mu bupagani runaka, ukamenya nka Aburahamu ukizera, bikamuhanyuza no gukiranuka. Nawe uko kwizera kwawe kugundiye gufashe ukugendera kuba intwaro y'umugabo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, Petero yanditse mu gice cya 5 yaragize ati, tugiye noneho ngaho tuhasome, ni igice cya mbere n'umurongo wa 5, abantu rwa 2 mubabarire. Yaragize ati ibyerekeye ingeso za gikristo, ni ibyerekeye ingeso za gikristo. Yaravuze ati ibyo ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mu gikondero ingeso nziza. Nicyo kintu cya mbere, kwizera. Niba ufite buriya irinzira kubakwa ihera mu musingi cyangwa se ihera kuri fondasiyo wubatse, ubukristo bwacu bukwiriye gushingira ku kwizera, nta kindi. Kandi Bibiliya ivuga ngo uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo, ariko utamwizera nta bugingo afite. Hanyuma Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo ibishoboka ko 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ariko utizera, umva reka tubyumve neza, uyu murongo tuwumve neza. Niba utizera hano bifate none, ariko niba uzakomeza kugendera mu kigare cy'umudivantisi umunsi wa 7 na bwabo ntacyo bwakumariye, kuko Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo tubeho. Imana urwo rukundo rwo gutanga Yesu kugira ngo tubeho. Umurongo wa 6 ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ntabwo utizera ashobora kwinezeza, bikwiye kuba muri ukajya uza atajyana n'iby'abantu, aza afite impamvu zimuzanye, cyangwa akagira ikintu cy'ikibiri runaka gishobora gutuma nyine agendera mu kigare no mu kiriri. Noneho igihe cyazagera habayeho kugajuka cyangwa gutobozwa, nuko ukagira ngo ntiyigeze aba umukristo. Abantu benshi kubera kutizera
ubu dore barahungabanya icyakora na byabagize gutya biragenda bimujugunya iyo ngiyo, kuko nta kwizera bari bafite. Iyo baza kumenya yuko kwizera ari wo musingi, kwizera bagombaga kukongera ingeso nziza. Ku murongo wa karindwi wa kiriya gice cya 11 baravuze ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye. Tekereza nawe kubaza ikintu utigeze ubona na mba, agatangira kubaka etaje. Ubundi Nowa niwe wubatse inkuge yari ifite amagorofa 2. Andi mataje yubatse mu kibaya cya Shinari, hahandi twita i Babuloni, ariko ni nyuma y'umwuzure. Ariko Nowa atekereza kugira ngo avuge genda ubaze imbaho hanyuma wubake inkuge aho mugomba kuhungira, imvura izagwa. Nowa yizera gutyo ko imvura izagwa, kuko isi yari imaze imyaka 2348 nta mvura iragwa ku isi. Tekereza nawe ubutaka bwareshwaga n'ikime, kukubwira ngo ntazagwa imvura. Imyaka 2348 ishize nta mvura wigeze ubona, nta n'ibyo wigeze usoma mu mateka, ariko Imana ikakubwira ngo hazagwa imvura. Bazi inkuge aho abantu bazahungira, wowe n'umuryango wawe. Nowa atangira kubaza, yizeye ibyo. Ku murongo wa 13, abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranye. Abo si ni bande? Reka tubasome ku murongo wa 17. Tubanze turebe kwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka. Uwo ni umwe, kandi twamaze kubona na Nowa. Ku murongo wa 30, kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye y'Yeriko azinduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Tekereza nawe guhabwa ifumba n'akabindi, mukagenda muzenguruka muvuza amakondera gusa, mugende muvuza amakondera, mwebwe mugende muzenguruke gusa inkike. Inkike y'Yeriko yari yubatse ntangaje. Hano mu Rwanda nta musingi w'inkike z'Yeriko ujya wubakwa hano mu Rwanda rwakubakwe. Cyari ikintu cy'igipangu kinini cyane, ku buryo aho bakizamuriraga hazaga urusengero. Ariko noneho Abisirayeli kugira ngo bazajye kumeneramo bagere muri Yeriko, kuko bagombaga kugira mu gihugu cy'isezerano, kandi icyo gihugu kikaba cyari gikorotiriye, kandi kugira ngo bahangare bizeraho n'ibyagomba guturuka. Ariko babuze kwizera, noneho batwabitubiri baze batangira kuvuza amakondera, bavuza amahembe. Nuko bazenguruka umunsi wa mbere, bazenguruka bavuza amakondera, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu, ubwa gatandatu, ubwa karindwi. Ubwo inkike z'Yeriko zirahinduka. Nguko kwizera. Ibyo nabyo nta byari byarigeze bibaho. Ntabwo bari bafite igishushanyo cyerekana ko ibyo bintu koko bishoboka, ariko kubwo kwizera ibyo bintu barabikoresha. Muzaza tutumere ikiguzi, kuko mu minsi y'imbere waba ubigendamo gake cyangwa ubigendamo cyane, uzabaza impamvu wabaye umuvandisi. Niba udashaka kwibazwa rero wabigendera hakiri, uzabaza impamvu wabaye umuvandisi. Kwizera ni ukumenya rwose. Ku murongo wa mbere w'Abaheburayo 11, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, ukabihagararaho, ukaba ushobora ndetse no kubirenganyiza, ariko ukabyemera ukavuga uti mva ya Mana ya Aburahamu, ya Mana ya Isaka, ya Mana ya Nowa, ya Mana ya Gideyoni, ya Imana yizeye, nanjye niyo ngiye kwizera duhagarare. Ntabwo dukwiriye kuba mu bintu by'umuntu,
no muri zimwe hari imvugo zigenda zikoreshwa bahiga ikinyarwanda ngo ni umuntu ariko icyo si ikinyarwanda kaza mu munyerere kubera ko kuba mu itsinda nk'iri ni byiza pe kubana n'abantu nk'abasenateri nk'abavuga nk'abasenateri nk'abaposito nk'abana ni byiza no kubana n'abantu nk'abo ngabo kubusengana n'abantu bameze gutya na gutyo bishobora kugufasha kuko burya abantu b'Imana nta kindi kintu igihe kaba turi ku isi kigaragaza urukundo rw'Imana nuko abantu b'Imana ubundi babana bagafashanya kandi bagakomeza kwizera kimwe. Ariko kuri uriya murongo twasomye wa 13 aba bantu bagiye bizera Bibiliya yatubwiye aba bose uhereye igihe batangiriye uhereye igihe watangiriye uhereye igihe twatangiriye ku murongo wa 13 haravuga ngo aba bose ngo bapfuye bakizera. Ariko kumara n'umwaka bajya kuvugurwa ngo yagiye undi ngo yagiye undi ngo ari muri abo bapfuye bakizera. Umunsi umwe muri Yohana igice cya 21 hari umugore wari umunyamahanga, umugore w'umusamariyakazi. Yesu ngo yamusanze ku iriba yigendera ari kumwe n'abigisha be, ako kanya ngo yari ababwiye ati mujye guhaha icyo kurya. Nuko ngo uwo mudamu araza amusanga aho ngaho ku iriba. Nuko ngo Yesu aramubwira ati noneho ngo munyigire kuri utwo tuzi kimwe. Umudamu aramureba kuri umuyuda se nkaba umusamariya urasaba amazi gute. Yesu ngo yaramubwiye ati mugore nyizera nta kindi agombaga kumuha. Yarasanze azi yuko nyine agakiza ari ak'Abayuda. Niko abantu bamwe na bamwe hari n'igihe n'abatuka wo ukumva ngo ariko twebwe gukora ko dukomeza amategeko y'Imana usibye se ko wayihanura nayakomeza aho ngo agakiza oya. Uwo mudamu w'umusamariya Yesu kubera ko agakiza ari aka bose keretse kutakemera aho wavuka hariho hose. Iyo wemeye agakiza ka Yesu uba ubaye Umwisirayeli nyakuri. Nuko Yesu aramureba aramubwira ati mugore nyizeye igihe kizaza ubwo abasenga by'ukuri bazasengera Imana mu kuri no mu mwuka, bazaba batasengera iyo aho hose za Yerusalemu n'ahandi. None se nawe urize ko waje uje gushaka muri iri torero, ko waje uje gushaka muri iri torero urize niba waramubonye nta kibazo byiza cyane ni umuryango w'umuntu. Ariko intsinzi niyo kwizera nta yindi. Nanone muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 50 hakomeje havuga ati ku gice cya 4 umurongo wa 50 aravuga ngo Yesu aramubwira ati genda umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragira. Uyu yari afite ikibazo cy'uko afite umwana ufite ikibazo ko yenda gupfa. Aramubwira ati tabara umuzizi wanjye ungirize umwana. Ariko Yesu aramubwira ati bitangire umwana wawe. Nuko uwo mubyeyi wari uje aje kubwira Yesu kugira ngo amukirize umwana kuko ngo yizeye ibyo aragenda agiye ko asangaza. Ariko si kuko kwizera nagira ngo dufatire iri somo. Matayo igice cya 9 ni ku murongo wa 1 n'uwa 2. Matayo igice cya 9 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yinjira mu bwato arambuka aragenda mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe. Aba bantu bari bazanye umuntu ufite ikibazo, ariko kuko bari bamuzaniye bamwizeraga
akavuga akumva kubera kwizera kwanyu uyu mwana uyu muntu ibyaha bye arabibabariwe kandi natwe se namwe se mujya muzana umuntu mwitwara ryacu mukuvuga ko mumushyiriye Yesu kutanga mwize cyangwa no kugenda ukamubwira gusa ejo wajya kubona ukabona umaze kumubwira yaba kumva akumva wageze mu ruhango ndagenda ntabwo tukavuga kinini twasabye ubundi cyangwa ukavuga ngo jewe ngo ntabe mu mbabazi n'Imana ubundi se ubundi twese ubundi twazirabona ngo ntabwo wagaruka mu rusengero kandi ugeze kumubwiriza agaze muri urusengero none ubu usigaye uba mu cyumba cyawe waba undi nawe aribaza ariko kuri uriya muntu yanyobora n'ibyaha wumva akakubera kugejeje aha izere gusa. Nanone muri Matayo 10:25 ku murongo wa 25 muri Matayo hari amagambo avuga ngo nuko mu mbogo azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika umutima batakishwa n'ubwo bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abantu nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe tegeka nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati data urankiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya kubera iki? Yesu arimo arakubwira ati ngwino. Ukatinya gusanga Yesu, icyo si ikibazo. Arakwibwira ngwino, ntuzongere kureba ko ari njye wakuzanye n'ubwo nakuzanye nakuyoboye, ahubwo nakugejeje mwire ahasigaye wowe izeye wowe gusa. Yesu arimo arakubwira ati ngwino, wikomeza kubyina. Matayo 10:12 naho hari amagambo agira ati Yesu arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe bakiza kandi batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu acyaha dayimoni amuvamo, wa muhungu aheraho arakira. Iki gihe iyo bakiza atizera, nzageza he kubana nawe? Kuko niba umaze igihe runaka ukaba utizera, ubundi bikumara iki? Kuba utizera ubundi bikumara iki? Ndagira ngo dusome amagambo Luka 15 umubare wa 17 umurongo wa 5. Luka 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Hari amagambo avuga ati maze intumwa zibwira umwami Yesu ati twongerere kwizera. Umwami mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira n'uyu muti randuka uterwe mu nyanja, nawo wahurira. Yesu aravuga ati
turamutse dufite kwizera nibura niyo aba ari guke cyangwa ari gutoya kungana n'akabuto k'igiti cy'inturusu we, kuko buriya utoneye ka kantu kamanuka mu giti cy'inturusu k'umurama ukareba akandi kantu karimo imbere, cyangwa se k'umunyinya ukareba akandi kantu karimo imbere, ni akantu gato gutyo gato cyane gato, ariko Yesu aravuga ati uramutse nibura ufite kwizera kungana n'ako kabuto kangana gutyo, wabwira ikibazo ufite kigereranywa n'ukuri cyangwa n'umusozi, wabwira ikibazo ufite utumva kibazo. Hari umukarani hariya Nyarutarama yavuze ijambo ryiza, ntasenga ntagira gute, ariko iryo jambo rumva ryafashije cyane, abarambwirije kandi ari umupagana. Yaravuze ngo kugira ngo abwire ibibazo y'uko aho kugira ngo yaravuze ngo kugira ngo abwire ibibazo ko abuze uko agira, ngo ahubwo azagira ibibazo y'uko afite Yesu. Urumva ngo uramutse cyangwa ndamutse mfite kwizera kungana n'akabuto gatunza ako gatoya, ngo wabwira umusozi cyangwa umukuyugo shinguka ugende, wabwira ikibazo cyawe niba ari ikibazo ufite cy'umudamu. Hari umuntu wa mwana nigeze kubabwira, umwana ashobora kuvukira mu muryango utazi guhana umwana, cyangwa se utazi gucyaha dayimoni kugira ngo ive mu rubyaro rwe cyangwa mu rugo rwe. Uwo mwana agakura atyo, ukagenda ukamushingira umukobwa wo kwa runaka cyangwa ukamushingira umuhungu wo kwa runaka, ukagira ngo ni umukobwa ushingiye, ukagira ngo ni umuhungu ushingiye, naho ni igice cyangwa icyaha. Akajyana muri za, urabona rero kugira ngo uhuze abantu babiri batonze ibere rimwe, batavukiye hamwe, batarezwe mu bumwe, batigeze baba ku mata y'umwuka, umuntu akagenda twari tuzi ko ari umwizere. Buriya rero abana b'abadivantisite mwebweho mugenda no mu kirenga, ubu wabahagurutse sindi wahagurutse guhumura, kuko nabizi mu bantu 50 uwatse icyo kizamini n'umwe cyangwa babiri. Kababaza ati abafite ibyigisho bavuze muri iki cyumweru ni bande? Nigeze mbwira abana banjye mfite ibitabo, hari ibiba biri ku meza, haba hari n'ishakoshi yanjye, haba hari n'ibindi bitabo biri ahandi hantu bibitse, noneho nkabishyira hariya ku meza. Wumva laputopu ntibayisibamo, filimi ntibayisibamo, ariko nkazazigeza icyumweru cyose kandi umuntu uzajya kureba mu gitabo nkamubura. Mwabana b'abadivantisite reka mbabwire, kuyoba kuzagwira cyane kuko ntimwigeze muzoma. Mwari mufite ubutunzi wanyu, ntabwo mwigeze muha agaciro. Niyo mpamvu n'ubuwe wakazaza abayobozi, nuko nurangiza umuntu amukubise ariko undi ibyigisho byo gutsindishirizwa kuko kwizera ubundi urabizi, atangira akubwira utumare njyewe maze imyaka 30 mu itura ry'abadivantisite narikurikira, ariko ibyigisho sinigeze nzi, none sigira aho byigiye byadutaje utangiye igitabo. Nuko utangire nawe wohane nuko uzajya kumva mfite mwinshi wanjye yashatse umugabo bavuye mu itorero, ngubu nyine abantu basohoka. Umva reka mubwire, murebe uko mungana gutya, nimwavamo muri 5 ejo muri Yorodani tuzabatiza. Ubu turimo turandika ubukwe, tuzashyingira, turimo turandika abana, tuzakira. Wowe uzagenda wohonga ujya mu misozi yogiye uzananirwa. Itorero se ryagiyeho kubwawe ko waje ukarisanga, ntunashaka uzarisanga, ariko nugira umugisha uzaribamo. Nk'uko isomo ryatubwiye mu Baheburayo 10:13 ngo abo bose bapfuye bakizera, uzapfa ukizera kandi uzaba utegereje ibyasezeranijwe. Nuko uwo mwishywa wanjye umugabo we yasohotse mu itorero hamwe n'abana. Ejo bundi urukingo ruje
aravuga ati mba rero kugira ngo ntazakingirwe ubu ngiye kwishyamba ngo ari muri pariki y'Akagera oroshye azavuge n'umugari azamureka se oya azamureka ubwo ni ukwizera ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya wa mwana w'umudivantiste we reka ntugire ntibikire rero natwe twari gutora mwabana b'abadivantiste nimujye mwirira nimujye mwisoko nimusome niba bitageze gutyo kuyoba kugiye kwiyongera turi mu minsi irangiza isi kuyoba kugiye kwiyongera niba utajya gusoma wa mugabo niba utajya gusoma wa mugabo niba utajya gusoma nushaka gusoma naho ni wawe kuyoba kugiye kwiyongera ndasaba Imana kugira ngo kuri aya none kuri uyu munsi wera gusaba ngo twese ko turi aha Imana ikubonere ku isi Imana igiye ku isi kugira ngo umusingi wo kongera gukora ibindi byiza